ndabwiriza muhagaze inyuma numvise ko Yasashimwe mukomeze mushamburiye ikirere yasashimwe ubwiza bw'Imana gururuke amen yasashimwe abantu bahinduke kandi abantu banezererwa Imana kandi abantu bace bugufi yasashimwe yasashimwe tugire umutima wari muri Kristo Yesu umutima wo kwicisha bugufi yasashimwe yasashimwe haleluya hari wasomye iyo ukomeje hara muri Zaburi kwijana 12 hari ijana gatatu gakomeza kwageza ku 12 hepfo usomye hepfo haravuga uko iburasirazuba n'iburengerazuba uko iburasirazuba hitaruye iburengerazuba uko niko yataye kure yashize kure ibicumuro zacu yashashimwe buriya zaribaza umuntu wese wo muri Kristo Yesu ukigendera mu ngeso za kamere ukikora ibyaha muzi byose biri mu bikorwa kino gihe uwo nguwo ntabarwa muri mubahi yashashimwe ayibazwe ngo uko iburasirazuba na hasome hariya kuri dusa yashashimwe muri bicumuro byawe yashashimwe singutinya amateka shira ubwoba hirimba ibabazize amasoma hariya hine Zaburi ijana gatatu komeze ku murongo wa 12 nkuko aho izuba rirasira hitaruye aho rirengera subiramo nkuko aho izuba rirasira hitaruye aho rirengera uko niko yajanye kure yacu ibicumuro byacu amen yasashimwe muri mwebwe muri geography muri rotation hari umuntu wari watekereza ko est et west iburasirazuba hashobora kugongana gahura taro intera uko niko ibyaha byacu bidukuyeho yasashimwe yasashimwe ayibazwe iburasirazuba n'uburengera bitagomba guhura uko niko ibyaha twagiraga zinkomoko yabidukuyeho Imana himba haleluya amen ijambo nyabanga ngo ufite uwo mwana ni ufite iki ubugingo twavuye mu rufu twinje mu bugingo yasashimwe twarahindutse rero twarahinduwe twabaye ibyare mwinshi yasashimwe hari hepfo nyine ukomeje hari hepfo ukomeje haravuga haleluya ni Paulo wandika Abakorinto bakabiri je crois ni 5:17 haravuga ngo iyo umuntu ari muri Kristo Yesu aba yabaye cyaremwe gisha ibyakera byose biba bishize ngo byose bihindutse bisha yasashimwe bishaka kuvuga iki umuntu atangira kwera imbuto z'umwuka wera buriya ntabwo ari twera imbuto umuntu ntabwo yakwera imbuto ahubwo ni umwuka wera tubamo uzawera imbuto yasashimwe kandi kwera imbuto z'umwuka wera nicyo kimenyetso cya maturité spirituelle niko gukura niyo grade ya nyuma y'umushu yo gusa na Yesu ni ukuba umwisha nyakuri ni ukwitondera amategeko ye
ijambo ry'Imana ngo nunkunda muzitondera iki amategeko yanjye Yesu ashimwe imbaswe kandi ko umuntu abasha kwera imbuto nyinshi kandi ngo zihoraho amen nuko tuba turi muri Kristo Yesu turi byaremwe bishya Yesu ashimwe amen Yesu ashimwe igihe cyose uzura ugasanga nubwo wari umuririmbyi nubwo waba ufite impano zitandukanye ariko ukitegereza wenyine kandi umuntu wenyine arigize Yesu ashimwe ugasanga imbuto zawe ntabwo ari iz'umwuka mana yake ntabwo urabicaremwe gishe nubwo wabatijwe nubwo je sais pas quoi Yesu ashimwe amen Yesu ashimwe umuntu uri muri Kristo Yesu ni wo ngumeze gutyo complètement changé Yesu ashimwe Yesu ashimwe yera imbuto kandi araho Yesu yabibwe ngo sabavuga ngo mana sibo bazagira bazabona umwami ariko nabagira gute nabakora ubushake ngo muzamenye ngo hazaze gesha imbere uko ngo banuzi biki lakini mtawatambua amatendo ya Yesu ashimwe Yesu ashimwe Yesu ashimwe ico bikoze nta muntu n'umuza wera imbuto amen dukizwa kubw'ubuntu ariko amen dukora ariko uko bima iso factor iyo umuntu ari muri Kristo Yesu kandi yakiriye gakiza yabaye umwana w'iki w'Imana birikora akera imbuto nukuvuga ngo kwera imbuto ntabwo ari byo bitugira guhabwa gakiza ahubwo ni ingaruka z'uko twakijijwe Yesu ashimwe kuko nta kwizera kutagira iki imirimo iyo umuntu yizeye Kristo ari muri Kristo Yesu byanze bikuze agira gutera imbuto ariko kwera imbuto ntibihindura cyangwa ntibitanga ubwabyo agakiza ahubwo agakiza niko kabanza kakadutera kwera imbuto amen Yesu ashimwe amen Yesu ashimwe amen ngaho mwaka bashaka kare karimo kandi babwire avantage gatatu inyungu gatatu mwa muhanotiga barimo bandika inyungu gatatu iravuga ngo inyungu gatatu ya mbere twaza kuba bari muzaha n'ibicumuro ya kabiri twabare kuki kubw'ubuntu ya gatatu yaducunguye mu rwobo amen twaracunguwe twavanijweyo twararokowe Yesu ashimwe ndaje kubabwira gato hejuru gucungura amen ariko mwanka mwenyegeze gato
yego kandi amazina yacu yandike mu ijuru. Yesu ashimwe. Ijuru ritwishimire, ibitangaza bikoreke. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Hari ubwiza bw'ibitangaza kujya bishop yabivuze n'ukuri indwara zirakira. Turaziranye. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Mana we mbega yo